favorite team, Rayon Sports. Ooh, Rayon, the club of God. Bifurije byiza bamwe abafana ya siporo aho muri hose mu nce z'igihugu zitandukanye. Sobanukirwa umenye Rayon Sport itwara igikombe igomba kuba yubakitse gute. Birahita tureba amahirwe Rayon Sport ifite muri uyu mwaka yo kuba yatwara igikombe cya shampiyona y'u Rwanda. Cyambere gomba kumenya nuko equipe ya Sport igihe cyose yatwaye igikombe yagombaga kuba ifite ubuyobozi bwiza, ikaba igomba kuba ifite abafana bishimye, bakaba bishimiye equipe bafite, bakaba bishimiye ubuyobozi bafite. Ibyo byose nimwe mu bifasha Rayon Sport gutwara igikombe. Rayon Sport igomba kuba ifite byibuze umwataka ufite ibitego byinshi muri shampiyona y'u Rwanda cyangwa se top scorers. Ariko ibyo ngaho bidahagije, Rayon Sport igomba kuba ifite abataka babiri. Byagaragaye ko Rayon Sport igihe cyose yatwaye igikombe igomba kuba ifite abataka babiri kandi bari ku rwego rumwe. Ikindi wamenya nuko Rayon Sport igihe cyose yatwaye igikombe yagombaga kuba ifite abakinnyi b'abanyarwanda bamwe mu beza muri shampiyona y'u Rwanda, kandi abo beza bakaba bamagabwa muri ekipe y'igihugu Amavubi, bakaza biyongera ku banyamahanga Rayon Sport igomba kuba ifite mbere yo kwitwara igikombe. Ibyo byose ni bimwe mu bifasha Rayon Sport mu gutwara igikombe igihe cyose ifite abakinnyi b'abanyarwanda muri shampiyona y'u Rwanda, ariko bamwe mu beza mu gihugu. Icyo gihe Rayon Sport bakaba bamagagwa no muri ekipe y'igihugu Amavubi. Nkaho bidahagije, bamwe mu banyamahanga ba Rayon Sport bakaba bamagagwa mu makipe y'ibihugu yabo. Icyo gihe Rayon Sport nta kabuza nabyo ni bimwe mu bifasha gutwara igikombe. Rayon Sport byagagaye ko ari imwe mu ekipe ifite abafana benshi mu gihugu cy'u Rwanda. Bamwe ntibatinya kuvuga ko n'iki gihe kugeza na n'ubu guherana kare Rayon Sport ni imwe mu ekipe yahoze iyoboye mu kugira abafana benshi mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ntiwamenya ahantu Mureyo aherereye, ahantu hose ugeze uhasanga ubufana Rayon Sport, ukibaza ngo byagenze bite kugira ngo iyi ekipe y'ubururu n'umweru nk'uko bakunda kwitazira amazina atandukanye, Gikundiro, Isaro ry'Inyanza ndetse na Murera yacu n'amazina atandukanye menshi cyane bakunda kwitazira iyi ekipe. Bivugwa ko Rayon Sport mu gihugu cy'u Rwanda byibuze ku bantu bakunda umupira cyangwa se abantu bakunda football, byibuze bivugwa ko Rayon Sport 75% mu Rwanda muri buri rugo usanga arimo umufana wa Rayon Sport. Ibyo ni imwe mu byagaragaye Rayon Sport ako nta gashya yihariye mu Rwanda, ndetse no kuba ifite abafana benshi mu Rwanda. Bamwe badatinya kuvuga ko ari Rayon Sport ifite abafana benshi, abandi batinya APR FC. Ariko ku mukino bahuriye muri Stade Amahoro, stade nini Perezida Paul Kagame yatwubakiye mu mwaka wa 2024, Rayon Sport yari yakiye umukino hari tariki 7 z'ukwa 12. Uyu mukino wagaragayeho udushya dutandukanye twishane. Rayon Sport ni imwe mu makipe yihariye gufana, akaba ari ekipe ifana ikabizana imifanire mishya. Akaba ari Rayon Sport yari yakiye umukino. Byagaragaye ko Rayon Sport abacuruza amatike batangaje ko Rayon Sport byibuze average yarushije ekipe ya APR FC 3,000 by'abafana. Nimba bisobanuye neza, Rayon Sport yari ifitemo abafana 23,000, APR FC yari ifitemo 22,000 by'abafana. Abagura amatiki nayo makuru batangaje. Ubwo average nuko Rayon Sport yarushije abafana APR FC 3,000 by'abafana. Abandi bakavuga ko impamvu ngaruko Rayon Sport ari yari yakiye umukino. Ikindi wamenya kuri ekipe ya Rayon Sport mu bigenda no gutwara igikombe, Rayon Sport byibuze igomba gutwara igikombe nyuma y'imyaka 4. APR FC ibindi byose yabyikubiranyije. Rayon Sport ni ekipe igikunda guca muri humye ekipe y'ingabo z'igihugu cyangwa se APR FC ikaba yitwara igikombe nyuma y'imyaka 4. Rayon Sport Kindi wamenya nuko Rayon Sport igihe cyose twaye igikombe bisa nka hari inkuru mbi cyangwa se ari amateka mabi ikoze imbere y'ikipe ya APR FC, kuko APR FC nyuma y'uko Rayon Sport yitwaye igikombe mu mwaka wa 2019, APR FC yahise umwe w'igiti inyuza mu bakinnyi bose bari babikinishwa batarimo bakina ibintu bigaragara. APR FC abakinnyi bajya kuri 16 bose basohoka muri APR FC nyuma y'uko Rayon Sport yari itwaye igikombe cya shampiyona mu mwaka wa 2019. Muri urugendo ko twari igikombe, ikindi wamenya nuko Rayon Sport igihe cyose twaye igikombe
rimwe na rimwe uzasanga isisembura ekipe ya APR FC hagahita habamo icyo bita impinduka mu buyobozi, mu bakinnyi ndetse no mu zindi departema muri APR FC. Mu by'ukuri igihe cyose Rayon Sports itwara igikombe haba hagomba kuba impinduka muri APR FC, kandi izo mpinduka zikaba ziteye ubwoba. Iyo ni rekoro Rayon Sports ijya yikorera yiturije ikajagaraza igatesha umutwe abayobozi ba APR FC, igatuma batekereza cyane ntibajyame ntibaruhuke, ndetse igatuma rwose bahindura intekerezo, ndetse abadakora neza muri APR FC igihe cyose Rayon Sports itwaye igikombe bose bagomba gusohoka bakava muri APR FC. Ibyo nibe byagaragaye. Icyo wamenya nuko Rayon Sports muri uyu mwaka muri Rwanda Premier League shampiyona y'u Rwanda, Rayon Sports nuko ikimaze kugaragara nuko ariyo ifite umwataka mwiza Faringanye, akaba ari umwataka ufite ibitego bigera ku 8 mu mikino mike cyane amaze gukina, yagaragaje urwego rwo hejuru. Nkaho bidahagije Rayon Sports iri kwifuza abakinnyi batandukanye ngo ibe yabasha kongera imbaraga muri final third cyangwa se imbere mu busatirizi, dore ko yakomeza gukora rekoro yo gutwara igikombe, ikaba yagomeza kuzamura umubare w'ibitego. Rayon Sports ikindi muri uyu mwaka ifite nk'impano cyangwa se nka zahabu ni ubuyobozi bwiza buteranyije hamwe buri kumvikana kuri buri kimwe. Rayon Sports ikaba ifite inama ku munsi wa gatanu n'agihindutse, ikaba izakusanyijamo amafaranga yo guhemba abakinnyi. Iyi ni Rayon Sports igomba kugomeza kwitwara neza. Ikindi kintu ifite muri uyu mwaka nuko abafana bishimye kurusha ikindi gihe cyose babaga bishimye. Abafana ba Rayon Sports uyu mwaka barishimye, bishimye nk'abiteguye gutwara igikombe. Rayon Sports igihe cyose abafana bishimye nta kabuza amafaranga agenda aboneka gake gake, bagenda bateranya. Nk'ibisanzwe Rayon Sports nta kigega igira ikoramo amafaranga. Ikintu ugomba kumenya nuko Rayon Sports igomba gukora amafaranga mu bafana, mu bakunzi bayo, abahegwe, abakire, abafatanyabikorwa. Ndetse Rayon Sports uyu mwaka birayikiriko rwose iri mu zihananganira igikombe, nta gihindutse nuko ariyo iri imbere n'amanota 36, ikaba irusha ekipe ya APR FC amanota agera kuri 5. Bivuze ko Rayon Sports isabwa gutsindwa umukino umwe, APR FC igatsinda imikino 2. Ibyo turabitegereje muri phase retour. Iyo ni nka surprise, dutegereje umukino bazihurira kuri Juni ya 28 habura imikino 2 ngo shampiyona isozwe. Icyo gihe ntekereza ko uwo mukino uzagera byaramaze gusobanuka ibijyandanye no gutwara igikombe nta gihindutse. Ikintu cyagaragaye muri uyu mwaka muri Rwanda Premier League mu mikino 15 ekipe Rayon Sports imaze gukina nuko ekipe Rayon Sports ifite ekipe nziza, karabu imeze neza cyane, ndetse n'abakinnyi bari ku rwego rumwe, ubona ko hagati yabo nta kinyuranyo kiba kirimo hagati y'umukinnyi n'undi. Iba bisobanuye ko iyo ari ikipe nziza igomba gutwara igikombe, kuko ekipe ifite abakinnyi beza itsinda ibitego byinshi ariko ntabwo itwaye igikombe. Ekipe ifite ekipe nziza cyangwa se ifite abakinnyi beza bari ku rwego rumwe, iyo kipe itwara igikombe. Rayon Sports nyuma y'ibyo byose iracyafite urugendo, ikurikiwe n'amakipe arimo Polisi, APR Football Club ndetse na AS Kigali. Ayo makipe yose irasabwa kugenda imbere. Ekipe Rayon Sports nyuma y'uko yujuje bimwe muri ibyo twavuze haruguru, Rayon Sports uyu mwaka ni umwanya mwiza wo gutwara igikombe, kuko APR FC ntabwo ijya ikora amakosa 2 ku gikombe. Byagaragaye ko Rayon Sports igihe cyose iraje Nyanza muri ubwo buryo, APR FC ihita profita iryo kosa Rayon Sports imaze gukora. Rayon Sports ni umwanya mwiza wo gutwara igikombe, ikazaba ibari igikombe cya 2026, ariko iki ngiki yagitwaye. Ibindi byagaragaye kuri Rayon Sports muri mwaka muri Rwanda National Premier League nuko Rayon Sports ifite umutoza mwiza cyane ufasha abakinnyi mu kwigira icyizere, kuzamura impano ndetse no kwigaragaza. Uyu mutoza Robertinho Goncalo Alves ni umutoza mwiza cyane wabagiriye abafana ba Sports aho muherereye hose mukomeze kugira ibihe byiza, mugubwa neza, mukora akazi kanyu neza mutuje. Rayon Sports gukora ibintu byayo ituje, irakinjizamo abakinnyi, muraza kubona ibishya muri Line Sport. Nongere kubifuriza ibihe byiza cyane ugira kabiri.
abafana ba Rayon Sports reka mbasezerane mbabwire ngo umuntu wese utarakanda subscribe wakurikiranye video akayirangiza, nizere ko nta kindi kiguzi biramusaba nukanda subscribe, ubundi tukanyarukira mu nkuru zitaha. Rayon Sports isaro ry'Inyanza, igikundo cy'abareyo ndetse na Murera yacu, ekipe y'Imana ndetse n'andi mazina atandukanye. Iyi yari inkuru ya Rayon Sports, nge ni Japhet TV, muzigarane ibihe byiza cyane.